Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo mvuge inkuru nziza kuri Bunyoni. Bunyoni amakuru ufite nuko abanyamerika bagiye kumufunguza kandi agiye gutaha. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo ni inkuru nziza ku Barundi hatagumye kumeneka amaraso. Bunyoni agiye kuva mu mpimba atahe. Sanga umuryango we. Bunyoni nta guhunga igihugu kundi guhari, ahubwo Bunyoni agiye kubakishwa imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Abakigize babi ni abadede cyangwa se abasendidede, ariko iki gihugu ni cyiza cyane. Gifite ivu ryiza, gifite amazi meza, gifite ubutaka bwiza. Rero mu buhanuzi ngiye mbahaye bwihutirwa kandi ibi birasohora vuba tuvugana, nuko Bunyoni ni imbohe izwi, ni umunyororo uzwi, ariko kandi ni n'umunyepolitiki. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyihutirwa cy'uko mu Burundi imbohe zigiye gutaha. Bunyoni ari mu bantu Amerika igiye gufunguza n'izindi mbohe zitari nkeya. Ntabwo ari ku mbabazi za Perezida nyene cyubahiro Sebarundi, nahoze mbivuga ndabitangaza, bamwe barabyumva abandi ntibabyumva, bamwe barabyemera abandi ntibabyemera. Ubu reka tubivuge homboka mbaya, koko byose ni hahandi ngo aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uri bwiye. Mbwiye Abarundi ko Bunyoni Uwiteka agiye kumufungura vuba cyane, dore uko bizagenda nuko bigiye kugenda. Yego, ndagaruka nanone ariko mbwire Abarundi n'Abarundikazi, hatagira umuntu wibeshya agasamara. Ejo twatambukije ubuhanuzi, ejo bundi dutambutse ubutumwa, ejo bundi dutambutse imburi. Ahahise tuguma tubabwira ibintu uko bimeze cyangwa uko ibintu biri kugenda, situation. Aya ni amakuru y'ijuru. Ubu ni ubumwe Kristo tuba twagiranye. Twamupfukamira neza, tukamuhimbaza neza, tukamukorera neza, akabwira ngo nta kizaba ntababwiye. Nzabibira akabanga mwebwe muri intore nakira zisaba ku ijoro n'umurangwa cyangwa ku manywa na nijoro. Nzababwira byose. Mungu asifiwe sana. Buno rero ni igihe cyiza cyo kubwira Abarundi ngo umutwaro mumaze igihe mwikoreye. Mana yambwiye ngo mbibabwire. Zomene ya zopaya. Witeka yambwiye ngo mbibabwire, mumaze igihe mwikoreye umutwaro, mumaze igihe mugenda mwibarabara ry'amarira n'agahinda k'ibibazo n'amarira mwitegereza mu gihugu cyanyu, k'ibintu bidafite isura, bidafite umurongo, bidafite iyo bijya n'iyo bijya. Ariko iyera Uwiteka, Umwami Yesu, Umwuka wera, Imana igiye kubohora igihugu cyane. Igiye kubohora igihugu cyane, kandi kiraba kitemba amata n'ubuki. Ngoma y'abadede kwa Herini bayi sendidede FDD, mwazinga karago, mwazinga matera, mwazinga ibirato, mukabo kamasijuwe. Ariko nuko Uwiteka we nyene cyubahiro kusumba bimwe muvuga ngo nyene cyubahiro Sebarundi, ya nyene cyubahiro Umwami Yesu niwe wampaye iri jambo ngo ndibatangarize. Ntihagira umuntu ucika ivutu, ntihagira umuntu usubira inyuma, ntihagira umuntu utakaza kwizera, ntihagira umuntu unanirwa kwizera, kubera ko iby'Imana yagambiriye, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye neza aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Tuzajya tuvuga ngo urera, tunongereho ngo uri rubasha. Tuzajya tuyita umubyeyi, uri umubyeyi, koko natwe turi abana bawe, ariko bwite turi ibibyarirano. Reka bakuvuge bavuge bafitiye igihe, nibizavugwa niwabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravugwa, kandi ikindi yakumenye cy'urusoro. Yaherekeje Digiyoni mu ntambara,
yambukije abisiraheli inyanja itukura, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Uko muzi Gideyoni yageze mu gihugu akima ingoma, ko niko Dawidi agiye kwima ingoma. Uko niko Dawidi agiye kwima ingoma. Ko muzi Yosefu bamuhubuye muri prison agasohoka aba pro minister, uko niko arenga Iyome Bunyoni Uwiteka muhubuje muri prison Igitega agasohoka aba indongozi kandi nziza, kandi arizi ishuri arimazemo umwanya. Jewe mareka yambwiye ngo ishuri rya Bunyoni rigeze ku musozo. Yagiye kwiga kandi nawe yakoze ibyaha byinshi. Mugabo rero inyembabazi amaboko yagiye kumufunguza jye nayabonye. Mbona yatashye Mukama w'ikigongo yatashye. Harimo abahita bavuga bati ceceka, ati ibyo ntukwiye kubivuga, ati ibyo bihore, ati ibyo biceceke. Oya, Bunyoni kandi inkona abadede bamukubitishije nabo bazayikubitwa kebugezemo bakagukubiramo inshuro zirenze. Reverend Kuriyo azayikubitwa kuko mu bantu bamufungishije harimo Reverend, hakabamo Neva n'abandi batandukanye. Ndababarire namwe akakebo muzakagererwamo, bamwe bapfa abandi bafungwe. Koko mu buhanuzi uyu munsi ifite, mureke tumene umuceri, ubundi Uwiteka yishakire igitambo mu izina rya Yesu. Yishakira arironkera igitambo onodi Jezi, kubera ko hano hari ibintu mwe mukeresa mukavuga ngo turahanura ngo byatinze, ngo byatebye, ngo ko bitari kuba. Oya, amasengesho twayashoje mu kwezi kw'ikenda itariki ya mbere y'amezi 3. Buno rero mugomba kuronka igisubizo, mugomba kuronka inyishu, mugomba kuronka ibyiza. Mungu asifiwe. Rero uyu munsi aka kajagari kagiye kwibonekeza niko kanyuma mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nta kirobere kizongera kubaho kirwanya u Burundi, nta nyeshyamba zizongera kubaho zirwanya u Burundi. Ntazo. Niyo makuru dufite. Kandi ibindi bihugu byose, yego si byose, ariko byinshi bigira ibirobere bibirwanya, ariko Burundi buzahagarara nta kirobere kiri kuburwanya. No kuvuga rero isezerano igiye gusohora, ariko impamvu byashimishije, ubushije nari nabonye abantu bagambiriye kwica Bunyoni, uwo mugambi wavuyeho, kumubaza, kumwumvisha, ndetse na wa muvandimwe wiwe, ariko batanari kumwe, batanahuza cyane. Mugabo rero ubu ngubu urupfu rwavuye ahubwo agiye gutaha aze nawe abe umwe mu bubaka igihugu cy'u Burundi, kandi arataha kuko Imana ivuze. Mana waravuze biraba, utegetse birakomera. Data waravuze biraba, utegetse birakomera. Oti waravuze biraba, utegetse birakomera. Ibihomba byo bigomba guhomba, ariko Imana iramurokoye. Kereka niyinangira umutima ntiyumve ntiyizere. Bibiliya iravuga ngo abemera bizera batabonye nibyo byiza. Mugabo rero kwizera n'umuntu bigiramo kwizera ubwe. Ariko ngiyewe icyo mbashije gutangaza cihutirwa nuko muri uko kwezi kwa kenda abarundi mwitege, ntabwo kuri burangire mutabonye imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka. Ukwezi kwa 10 ntabwo kuri burangire, jamais. Harimo ibigomba gukorwa mu kwa 10. Aya mezi yose mareka yapangiye imirimo, nubwo bimwe tuterura ibindi tukerura, ariko kwezi kwa 9 ari bigomba gukorwamo, kwezi kwa 10 ari bigomba gukorwamo, kwezi kwa 10
na kumwe hari ibigomba gukorwamo, uku 12 hari ibigomba gukorwamo. Yego, ibyo byose rero twebwe tubibona nk'ibyiza, kuko nta kintu kiva mu kuboko kw'Imana. Cyaza wowe ukibona ko ari kibi kandi koko kinumvikana ko ari kibi, mugabo kiba gishaka kuzabyara icyiza. Uko niko kuri kandi shinaragwana ribarikiwe. Rero Uwiteka abamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhanure koko n'Imana yadutoranyirije kandi yaduhamagariye mu buryo bw'ijambo, mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bwagutse bw'ubutumwa bwiza, ndetse n'indi mirimo itandukanye Kristo yabasha kudukoresha no ku Mbabazi TV 3. Ndanagushimira gukanda saboni, we musha we tusanga ukore like ndetse unakomiting ndetse unapartage nubona bitakugiraho ingaruka. Yego, Uwiteka akumere umugisha. Twendereye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndumva rwose Gitega, iyi ntara ya Gitega igiye kurekura arenga Iyome Bunyoni, witwa Niyobare bagiye gukorana. Amerika yamanukiyemo yo, kandi Amerika yabyinjiyemo, kandi ntabwo Amerika yo gutaha kwa Bunyoni ni Imana ibitegetse, ntabwo ari umwana w'umuntu. Hano rero ingoma y'Abadede iminsi muyibarire ku ntoki, iminsi muyibarire ku ntoki. Ari igihe tuvuga ibintu mukahita mubihuza na politike, mukabishyira mu migambwe no mu mashyaka, amatwa abyumva akaba ari aya politike, amatwa abyumva bikaba ari ayo gupinga, gurwanya, guhakana, kunenga, kushima, ibintu nk'ibyo. Uko wumva ikintu nuko cyakira. Mugabo nguhamirije ko Bunyoni aratashye. Iminyururu imuvuyeho iboshya amaguru, iminyururu imuvuyeho iboshya amaboko, iminyururu imuvuyeho iboshya umutima. Bunyoni aratashye. Kandi bamwe bamwita umucayinizimi, abandi bakamwita umuzungu, abandi bakamwita umurundi. Donc umuntu wese uko amuvuga nanjye arananyumva, ndazi ko ankurikirana rwose, ndetse n'abandi bamukunda. Mwese murankurikirana. Ndi umwe rero mu bamusengeye, siwe gusa, ndi umwe mu bifuza ko mu gihugu cyacu nta maraso akwiye guseseka y'inzira karengane, kuko bose bakoze ibyaha. Ntabwo Bunyoni yibye kurusha Reverend Kuriyo, Bunyoni ntiyibye kurusha ntuzu uyu nguyu General Ndabirabe, ntabwo Bunyoni yibye kurusha uyu nguyu ntuza uyu wapfuye Adolphe Hitler, we ni wo mu Budage, ariko mu Burundi hari undi witwa Adolphe. Hari na Adolphe mu Budage, akaba na Adolphe mu Burundi, hari uwitwa Kazungu, n'abandi. Namwe murabiza Abadede ni nayo ntambara neva ahorana ikibazo cy'uko uhereye muri presidence ngo n'abajyanama biwe nabasuma ku biturire no ku bindi bintu bitandukanye, no mu manza na hehe hose. Donc none Imana ije guhana, nawe ubwo aravuga ati nimpana ndahana ndeke akabura uwahana n'uwareka. Ntabwo rero Bunyoni ari we wibye gusa, bose baribye, bose baranyaga. Cyakora ko bw'amahirwe impimbe cyangwa gereza amazemo iminsi, we agororewemo hariya, yabonye ko byose bishoboka, buriya nta kidashoboka. Yarakubiswe, yarahondaguwe, ariko yabonye ko byose bishoboka. Nta bitashoboka nshuti yanjye, byose birashoboka. Niyo mpamvu rero iminsi amazemo hariya yarafunzwe. Kandi ibi nimbivuga, harimo abahita bavuga ngo ubwo ni M23 igiye kumufunguza, abandi bavuge ngo ni u Rwanda, abandi bavuge ngo ni Niyombare ugiye kumufunguza, abandi bavuge ngo ko wavuzemo Amerika irazana nite. Ntabwo buna ari ubusesenguzi ndimo, nta nubwo ari ubucukumbuzi ndimo. Jewe ndi umuhanuzi, ariko nibyo byose ntabwo ndi umuswa uko byananira. Ariko ninjya nza uko uhoraho azajya ashoboza, nzajya nkubwira inti mu maso y'iwanjye, ariko amaso y'umwuka anyereka ibi, ariko amaso y'iwanjye yo anyereka ibi. Ofete rero impimba abo zari zifite barenganyijwe, mwitegure gutaha, mwitegure kugira gutaha. Kandi niba wizera wiyandikishe
marayika uje gufungura Bunyoni nawe iyandikishe vuba na bwangu. Umuririmbyi yaravuze muri kantike z'ikirundi ngo aho ugendera mu bandi nange ntusige, Yesu mukiza umva uko nganya, ubwo ugendera mu bandi nanjye ntusige. Ejo abantu 7,430 mwabonye ko bapasinga. Ubwo ngarutse ku bantu nyine bahita bandika babaza ngo nemuvete turugiye kumufunguza. Nta kibuza abayuda gutabarwa, ibyo nibyo gusengera. Hapasinze 7,437, hasohotse abantu benshi mu ijambo rimwe b'abakomando special forces zidasanzwe. Murebe izi mbaraga zose icyo bivuze n'icyo bisobanuye. Ntabwo bishoboka ko M23 izarekura biriya bice ifite na Uvira. Aya ni amafaranga ari gushorwamo, n'abantu bakomeye, ni igishinga kinini kiremereye. Ahubwo abarundi nuko Neva n'abandi bajenerali nka Prime batabyumva kubw'inyungu yenda bafiteyo. Nje nababwira ngo nimukure y'ingabo zanyu turebe ko twanasenga Imana ikadufasha ntihagire umurundi ugwa muri iyi ngwano. Ariko ingwano yo iri gukomanga hodi 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 hodi. No kuvuga rero hano intwaro karahabutaka, imbunda karundura, ibikoresho bya gisirikare. N'ubu umuntu ari kubaka imihanda kandi ari inyeshyamba, umuntu akaba afite igice kiruta u Rwanda n'u Burundi, umuntu akaba yashyizeho polisi, undi agashyiraho igisoda, agashyiramo abantu agakuramo abandi, kandi akagira ibintu biri hejuru y'ibyo koko Gisekedi ntanga bafite nk'izo M23 ifite. Kiriya gice kigeze mu ngabo 100,000 by'ingabo. Uzi ko u Burundi butemerewe ingabo 100,000, uzi ko u Rwanda rutabyemerewe. Urazi ko mu miryango mpuzamahanga bashyiraho umubare w'abasirikare ibihugu bitagomba kurenza nk'ibi bihugu bikoronezwa kubera inkunga, kubw'inkunga. Abandi n'abari zafa, abandi ni iyindi mitwe yitwara nk'igisirikare. Uyu munsi wa none rero niyo mpamvu nakubwiraga ko ibintu byo muri M23 biriseriye, biri konve, ni imbunda ku yindi, kandi ni ingwano Imana yahanuye. Uwiteka rero adufashe. Mbere se yo gusohoka mbere yo gutera kwa M23 cyangwa yo y'ingwano iri buve muri Kongo ishyika i Burundi, na Bunyoni usohoka mbere n'indi. Nanjye rero hano unyemerere nkusubize ngo igisubizo kizwi n'Uwiteka. Niba ari M23 iri butere mbere, niba Bunyoni ari buri busohoke mbere, kamasijwe mugabo icyo nzi cyo nuko ubu tuvugana marayika yamaze kwambarira urugamba rwo kubohoza arenga Iyome cyangwa Giyome Bunyoni. Kandi aranzi nanjye ndamuzi amaso mu yandi, tureke guhendana. Koko hano hari n'abantu baza yenda babona uhanura ugahanura, batanazi Burundi, batanazi ururimi rw'ikirundi, batanazi intara z'u Burundi, batanazi abarundi icyo ari cyo. Abarundi n'abiyahuzi ku rwego rwo hejuru, uretse Imana yonyine. Abarundi simbazi cyane, ariko abarundi nababayemo, barafunze, barankubise, narahasonzeye, narahaririye, nahaherewe icyubahiro, mpamberwa icyubahiro. Imyaka igera mu 9 n'amezi arenga, ntabwo ari ikintu gitoya wambwira ngo ntabwo nzi Uburundi. Misi Imana yahampaye yo gusengera igihugu cy'u Burundi, buno niho mugiye kubona amasezerano asohora. Uburundi bugiye kuba Uburundi mukama amata, mukahakora ubuki, kandi ibintu bikaba bigenda neza. Uburundi rero bugiye kunyuzwa mu muriro w'ingwano n'intambara. Uburundi bugiye kunyuzwa mu mageragezwa atandukanye, ariko igisubizo kimwe kirava ku Uwiteka. Sema haleluya. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso
bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. Urambura ikiganza cyakira bunyoni kuko atashye. Kandi ntabwo iyo sidiri y'igihugu kimwe, sidiri y'ibihugu bibiri, sidiri y'ibihugu bitatu, n'abantu benshi babirimo. Uburundi bwazengurutswe, Uburundi buragoswe, kuko ikibira buno cy'Uburundi, ka kajagari kari mu kibira cy'u Rwanda mu minsi yaheze, mugiye kukabona kari mu kibira cy'igihugu cy'Uburundi. Ubwo ni ishyamba, hamwe babyita ishyamba, ahandi bakabyita ikibira, ahandi bakabyita Nyungwe, cyangwa se nyine uko ubyumva. Ariko nkubariye ko ikibira buno cyuzuyemo abasoda, imihana yose, amahoteli yose mu Burundi ubu harimo inkoho n'abasoda batambaye igisoda. Igihugu ni ifirimbi gusa. Kuzuya mwabonye 2016 ku Mutakura biturika, mu Nyakabiga bigaturika, ku Musaga biturika, mu Ijabe biturika, mu Buyenzi biturika, mu Bwiza biturika, mu Kamenge biturika. Nuko nyine n'ubu ngubu ni akantu gatoya gusa, mugahita mwumva bitangiye wanga kwa amasasa agatangira kuvuga. Niba uri umunyamasengesho, ukaba uri umunyamasengesho, ukaba uri umunyamasengesho, ukaba wubaha Imana, usenga Imana, ni ukuri shyira amavi hasi, kuko akari inyuma karahinda. Ibintu nabonye, ibintu numvise n'amatwi yanjye, ni ukuri ingwani ihari. Niba mwari mwabona imvura ikuba, niba mwari mwabona ukuntu imituragara ikubita, niba mwari mwabona ukuntu imvura yihorera ku musozi ari nyinshi cyangwa amazi yuzuye ukuntu biba bigenda, nuko nabibonaga. Indege, amamisiri, amaburende, ibintu Mukama w'ikigongo, Yesu Umunyanazareti, Uwiteka wenyine gusa n'ugomba kurengera igihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Kandi turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri birabambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye, ko buguhesha ibyishimo, usiganirwaho Yesu, yicaye agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushana, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushana. Wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, rwari rwo rukubeshaho, uzabona urukundo rwe, rwari rwo rukubeshaho. Tutinyewe gucogora, ntahinduka aragukunda, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Tutinyewe gucogora, ntahinduka aragukunda, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Usiganirwaho Yesu, yicaye agutegereje, niwe nzira kandi ame bihembo byo kurushana,
niwe nzira kandi niwe ihembo ryo kurushanwa, niwe nzira kandi iwe ihembo ryo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe ihembo ryo kurushanwa. Ndavuze mu izina ry'umunyanazareti ngo Uwiteka akurinde inkota y'umuntu witwa Hamani, kandi Uwiteka agukize umujinya n'uburakari n'ubugome by'umuntu witwa Hamani. Uwiteka agukize urwango n'ishyari Hamani agufitiye, kandi Uwiteka nakurokora akurokorane n'umuryango wawe, kandi umwami Yesu nagukiza agukizanye n'inzu yawe. Onodijezi twatuye ngo tuzahurire muri Yerusalemu, muri Kanani nshya ku bw'isezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Buriya navuga ngo Moridekayi na Esita bahuye n'ikigeragezo gikomeye cy'umuntu witwa Hamani, arabarwanya. Uko umwaka utashye akaraguza, kundi utashye agaterekera, kundi utashye akabandwa, ngo akoresha abadimoni bitwa Puri, ngo ikibazo kiba ikibazo kugeza ubwo shitani amwambika impeta y'isezerano. Hasuwerisi nyine arayimwambika, bisobanuye ngo ahawe isezerano ryo kwica uwo agomba n'uwo ashaka. Ariko turi abana b'Imana, ntabwo tupfa gupfa. Haleluya. Nubwo biruhishe, nubwo bigoye, reka mbabwize ukuri, niba Uwiteka agufiteho umugambi mwiza, biguma byoroha, biba umuriro bibiki, Uwiteka azagusimbutsa inkota ya Hamani, azagusimbutsa uburozi bwa Hamani, azagusimbuza umujinya Hamani agufitiye, kandi uzasohoka mu mbyino z'abahimbaza banezerewe Imana Data wa twese. Nagira ngo nkumenyeshe ko Danieli shitani yaramubabaje kugeza ubwo basonzesha intare iminsi 7, bamujugunyamo, ariko ntiyagamburura mu kwizera, agumana ukwizera. Hari igihe shitani ibresinga umutima wawe ikawubabaza kugira ngo utakaze kwizera, kugira ngo udeviye, kugira ngo utandukane n'Imana. Shitani akasonzesha intambwe bakazikwereka, kujya kwereka imibare, shitani akakwigisha imibare, shitani akakwigisha siyanse, akagusomera disikuru zitandukanye mu bitekerezo byawe, akakongorera, akaguhendahenda kugira ngo utandukane n'urukundo rwa Kristo. Reka mbabwize ukuri, igisirikare cyo mu isi kijya kinyura mu muriro, ariko kiwunyuramo cyiruka. Mugabo twebwe abubaha Imana bacaniwe itanura ry'umuriro, babashiramo, Uwiteka ahagararana nabo, ngo n'umusatsi wo ku mutwe ntiwanuka. Ntabwo banyuzemo biruka mu muriro, ahubwo babajugunyemo, bahagararamo, hazamo wa 4. Ngira ngo nta training irabaho, ngira ngo nta kosi irabaho rya foroma nk'uko Yesu yaforomye igisoda cyiwe. Igisoda cya Yesu ni number 1. Igisoda cya Yesu kiribanza kikaniheruka. Igisoda cya Kristo kandi uri muri icyo, nubwo utabyizera cyangwa ukabona byizera, amen, nubwo utabyumva, ariko ndakubariye ngo igisoda cya Yesu nicyo cyanyujijwe mu biruhanya no mu bigoye, kandi hose kiratsinda kiranesha. Cinaragwana ribarikiwe. Niyo mpamvu mwabonye uwitwa Yesu n'abigishwa be n'intumwa ze bafashe umwanya mwiza, bafata umwanya muremure, bafata umwanya w'agaciro, bafata umwanya udasanzwe. Bibiliya ikagaragaza abagabo babashyira mu itanura ry'umuriro bakavamo nta kibazo bafite. Bibiliya ikagaragaza babajugunya mu gobo rw'intambwe bakavamo nta kibazo bafite. Bibiliya igaragaza Yohana bamuteka mu mavuta ngo akuramo umubiri nk'uw'abana. Bazabipime ku bisi, bazabipime ku barozi, urebe ukuntu shitani bagira. Bibiliya ivuga ngo teste yabaye bari gutestinga ko izi ntare nta kibazo zifite, babasamiye hejuru. Teste yabaye mu muriro ko nta kibazo uriya muriro wari ufite, umuriro wabasamiye hejuru. Uyu munsi wa none rero ni wowe ni wizera Imana, ni wowe ni wemera Imana, ni wowe ni wumvira Imana. Ufite priority, ufite ububasha, ufite ubushobozi, ufite n'ubutware.
iyo wizeye ijambo ry'Imana nk'uko rigutegeka cyangwa nk'uko ribigusaba. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, wahabereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Wasanga nawe umutima wawe uri kunyuzwa mu muriro, wasanga umutima wawe hari intambwe cyangwa intare zawuteye ubwoba, wasanga urugendo rwawe hari ibiruhanya cyangwa se inkota shitani ari kukwereka zikarishye, wasanga nawe barakwarikiye, ariko aho byatangiriye Bibiliya ivuga ngo bazagutera baciye mu nzira imwe, ariko baguhunge basubiye mu nzira zirenga 7 baguhunga. Kuriye wabonye byaje, kuri wabonye byatangiye, ni nako byasubirayo mu gihe wizeye Imana. Twebwe rero uyu munsi icyo nashatse kumvikanisha ni iki: kwizera gufite ubushobozi bwo kwizera kugeza ubwo nahajya ahantu hanyuma, nk'uko Yobu yarizeye kugeza ubwo avuga ngo nimara kubora nzi ko nzambara uwundi mubiri kandi nzareba Imana nkifite ubugingo. Ni ukuvuga ngo witwa Aburahamu nyuma y'uko yateye inda umuyaya wo mu rugo, yagomeje kwizera isezerano kuridahinduka kandi koko riranasohora. Kwizera niko kuzakunyuza muri ibyo bintu uri gutinya. Kwizera niko kukunyuza aho hantu, aho nyine uri kubona byasuriranye byabiriranye. Buriya tinyuka tuhanyure, tinyuka tubikore, tinyuka songe mbere. Yesu ari kumwe natwe. Ejo bundi narababwiye ngo arabambwe, natwe turabambwe mu bibazo no mu ntambara no mu mageragezwa, ariko ari hagati yacu na shitani. Ntabwo aduhana mu maboko y'umwanzi, ahubwo araturekura. Ese ufite kwizera kukunyuza mu muriro? Ufite kwizera kwa kunyuza mu ntambwe? Ufite kwizera kwa kunyuza mu maboko y'abarozi nka Hamani? Ufite kwizera kwa kunyuza mu bikomeye cyangwa mu biruhije cyangwa mu biruhanya? Kwizera. Yesu yaravuze ngo nimusenge mutajya mu moshya mabi, ariko ngo abandi barasenga basaba ko bakongererwa ukwizera kumwe guhagarika inyanja. Haleluya! Ndaguhumurije, ndakuremesheje, nugira kwizera ubu muragwa nwa na Kristo kwisezerano Uwiteka ari kudusezeranira. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma.